ijambo rivanga Imana yerekeriya ku murongo wa 2 aravuze ngo Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe ni ntabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana handitse inyuguti no ni Imana ubwo nibigirwamana Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya byumvi arahunga ngo abariho asiga umugaragu we mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa ati Uwitengo bwanjye. Munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara amubwira ati byukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa arongera kandi ariryamira. Yarariye arongera agira gute ati byukurye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Urabagirane kuko mucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kubaje nyuma nivuze nitwabikora Imana Damascene ndi umugabo mfite umugore n'abana. Hanyuma ni hanyuma ndagira ngo tuganire kuri aya magambo dusomye. Imana ihimbazwe cyane. Nubwo wenda harimo abashyitsi baje uyu munsi ariko guhera ku wa mbere abantu bari imbere y'Imana, abakozi b'Imana bagiye bahishurirwa n'umwuka w'Imana basobanura aho abantu baryamye n'ibibaryamishije. Ubwo bantu haba niba biboroshe ntago umuntu yaryama atiyoroshe, hari niba biboroshe. Ndatekereza ko abantu b'Imana bayobowe n'umwuka wera barabiganiriye cyane. Nge rero shobora kuza kuvuga ikintu kimwe cyangwa bibiri bisinzirije abantu, hanyuma tukaza gusenga tukahendahenda Yesu tukamubwira. Yaraje aduha imbaraga, yaraje adukoraho, tukamuhendahenda tukamubwira ngo yongere agaruke kandi. Haleluya. Yongere agire gute? Amen. Bashitsi banje murabizi ko nkunda kuririmba nubwo ijwi ryanjye ryapfuye. Korera kuri piano gato ndirimbe, ndarimba nyine uko rivuganye ariko ndirimbira Imana. Imana ihimbazwe. N'abaririmbyi bo hari igihe bibacanga iyo mwumvise turirimba dutya, ariko wenda iyo birimo urimo agakiza ntago bicanga Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Koreraho numve. Fata kanota ka piano rwose kasona. Iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye kubyumva. Mpora mbisoma nkabyumva babyigisha nkabikurikira ariko sinyurwa. Nkibaza ku manywa nka Yesu ubwo nsinzira, nkabibyukana sindabishyikira. Nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivugaho agace gato gusa umva sinyuzwe. Iby'urukundo rwawe biraremereye cyane, ubwonko bwanjye oya ntibwa
ubwonko bwanjye oya ni wowe wenyine gusa usigukunda abandi turagerageza yo nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi ni wowe wenyine gusa usigukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi bakwambitse ingofero y'ubugome ariryo kamba ry'amahwa ngo rikubere ingata ngo maze wikorere umusaraba uri bubambweho kwikorera ntibyari gushoboka ushyira ku bitugu ushyira nzira uragenda ugenda urwana urihangana umubiri wawe uhinduka inyama urabyemera bawukubambaho urabyemera ngo nukubera urukundo kandi abo wakundaga ntibakwemeraga ndagusabye urutonde rw'ibikorwa bizakorwa tugeze imuhira ntihakaburemo umwanya w'ubuhamya unganirize iby'urukundo rwawe kuko iyo mbitekereje birasiga ni wowe wenyine gusa usigukunda abandi turagerageza turagerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi ni wowe tuzamurire Yesu icyubahiro uzigukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi Yesu we urabizi iyaba narifite byo nkurusha ngo mbiguhe kubera urukundo nkunda Yesu kw'iby'igiciro cyose ifeza n'izahabu kw'ibyo byose biri mu biganza byawe iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki kw'ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti no mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha mbese urumva nkwiriye
nyuma yo gupfa warongeye urazuka ntiwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi ngo mwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yanjye nyuma yo gupfa warongeye urazuka ntiwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi ngo mwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yanjye duhereze Yesu icyubahiro ababishoboye tumukomera amashyi menshi. Haleluya haleluya Imana ihimbaza. Uwatubona dusa gutya wagira ngo Yesu yadukunze dusa gutya. Yesu yakunze abantu barwaye amavunja, akunda abantu bagendesha ibirenge, akunda abantu batagira telefone habe n'iriho fimbo, akunda abantu batazi kumesa, akunda abantu batuye ahantu habi, akunda abantu barya ibintu bibi, akunda abantu banywa ibintu bibi, akunda abantu barya ubugoro, akunda abantu barara mu kabari. Tuzamurere Yesu icyubahiro. Haleluya. Nagira ngo mbibutse amen. Twebwe turaharara. Shobora kugura imodoka nziza tukaguharara, shobora kutura ahantu heza tukaguharara, muri iyo minsi tukakwitaho cyane, twaya tukubwira ko tunagukunda cyane kubera ko twaje we tukarya inkoko nziza. Ariko hari igihe cyabaho ku buzima bwawe tukaguharurukwa. Ariko Yesu adukunda na priyave yaje, baguhaye priyave uri mu gicuku, nta muntu wahamagara ngo yitabe. Yesu turamuhamagara akavuga ngo mwana wanjye ndahari. Haleluya. Tano ostasa benove. Yes, afashe amfashe. Ari umurimbyi wuzuye umwuka aravuga ngo gukorera Imana n'umushinga utajya uhomba, n'aka gasura tukabonye kubera Yesu we. N'umushinga utajya uhomba n'aka gasura. Sawa sawa sawa. Ntacyo dufite twari kugira iyo tutagira Yesu. Imana ihimbazwe. Amen. Sa twamwongera icyubahiro. Ntago ntinda ndi hafi gusoza. Amen. None se riteraniro ko ririmo Imana rikaba ririmo n'umwuka wera, ndatinda hamakora iki? Na Yesu ko ari hano ndatinda hamakora iki? Reka da nta mwanya afite. Baririmbyi baze kuturirimbira twitaye. Imana ihimbazwe cyane. Ndavuga nari navuze ngo ndavuga ibintu bibiri, reka mvuge kimwe. Ndavuga kimwe. Reka mvuge kimwe gisinzirije abantu, hanyuma tuze kubwira Yesu aduhereze undi mutsima kandi. Imana ihimbazwe. Haleluya. Bwashize nigeze kuza hano noshaho gato, abaririmbye ejo nari iwanyejo. Ejo nari impari pe, mwari muhari. Nari iwanyu n'ukuri kw'Imana. Amen. Rero urumva ijwi ryanjye nyine riba rikora ku manywa na nijoro, ariko ryangizwa cyane na za niba turi kuko hari aho tugera n'aka kamikoro kavuga gahoro ugasanga nta gahari, kandi ugasanga urusengero ruruzuye. Baba ngo ujya kuvuga ngo abantu ngo bari harahirya bumve, nyine ukihangana ukavuga nta kundi Yesu azaduhemba. Ariko namwe nimubona nk'akamikoro kaje mujye munyuzamo akantu, si byose. Amen. Hanyuma navuze ikintu gikomeye kirimo ibiringiti n'amakuvururi n'amashuka n'uburiri.
abantu basinziriyemo, harimo uburiri, harimo amashuka, harimo amakuvururi, mbese byorosha abantu bagasinzira. Icyambere ari nacyo ndi buvugeho cyane, ni ikintu cyitwa impagarara cyangwa amaganya. Amaganya y'isi, amaganya y'isi abaye menshi ku rwego abantu baza mu rusengero buzuye ibibazo aho kuzura Imana. Abantu bakaza buzuye ibibazo aho kuzura Imana. Byatumye Satani afunga amaso areba imirimo Imana yakoze, afungura amaso y'ibibazo, afungura amaso. Dore abantu ubu bafite ibibazo, baririmba amahoro ntayo bafite. Ugasanga bari hano bati ntidufite gutinya habe naga, ariko ubwo ku buryo Imana ibona ari abantu babiri, ikabona n'umuntu w'umunwa, ikabona n'umuntu w'umutima, ntibahurira ku kintu kimwe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ibyo tuvuga bimara akanya gato mu mitima y'abantu, bimara akanya gato mu mitima y'abantu. Ubundi ukurikije ibintu Yesu yaduhaye n'ibintu Yesu adukoreye, ntabwo twakagombye kuba tumeze gutyo kumubona tumeze. Kuko nimba hariho abantu babayeho mu gihe bambara impu z'ihene bakambara iz'intama, abo bantu bakabaho ngo bakagera ku rwego Imana itigeze ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Haleluya. Abo bantu ngo baremerere isi aho kugira ngo isi baremerere, ngo bagoye isi itanga raporo ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, kandi bambaye impu z'ihene, bambaye n'iz'intama, ngo bazereraga mu misozi, ngo nta mudugudu wo kubamo bafite. Haleluya. Ngo ariko bakagenda bavuga ngo turi abashyitsi n'abimukira mu isi. Imana ihimbazwe. Hariho umuririmbyi yavuze ngo bamwe muri abo banyamahirwe ngo babaciye ibihanga. Bamwe muri abo Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. 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 Imana muri iri teraniro ikundindira ibitotsi byo mu mwuka, ikurinda n'umunaniro wo mu mwuka. Ibyo bintu uko ari bibiri Imana ibikurindi. Aba bagabo n'aba bagore n'aba bakobwa Yesu ashimwe. Haleluya. Bagiye bumvira ijwi ahantu wakagombye kumvira amajwi. Se muranyumvise ubwo? Yo, agakaramfashije. Bumviraga ijwi ahantu hari amajwi. Urugero nka Yohana yumvira ijwi Patimo, ntiyumva ijwi ry'ibishwi kandi byari bihari. Ntiyumva amajwi y'ibirwanga byari bihari. Ntabwo yumvise amajwi y'ibinyoni byinshi n'ibisimba byari bihari, ngo ahubwo yumvise ijwi. Bagiye bumvira ijwi ahantu hari amajwi. Haleluya. Haleluya. Kuko yaranditse aravuga ngo ku munsi w'umwami Imana nari ku kirwa cyitwa Patimo, ngo mbabazwa kubera Yesu, ngo ariko inyuma yanjye numva ijwi. Iyo umuntu ari mu mwuka yumva ijwi, ngusabiye kumva ijwi. Haleluya. Muri iri teraniro Imana itubabarire, ifunga amadirishya anyuramo amajwi, igufungurira idirishya wakumvira mu ijwi. Haleluya. Ararisobanura ngo ryari rimeze nk'amazi asuma. Imana ishimwe. Bamwe muri abo kandi bagiye berekwa ibintu bikomeye, kandi bakabyerekwa bari mu gihe gikomeye. Amen. Ngo bari hehe? Bari mu gihe gikomeye. Uzi ko haleluya, Sitefano ngo bari mu gihe gikomeye, ngo bamukubise baravuga ati hari hishurirwa ngize hishurirwa. Batubonye iki? Ubonye kuzimu, ubonye upfa, ubonye mbonye ijuru rikingutse. Amen. Bashyizemo irindi buye ati n'intebe y'Imana ndayibonye. Uko bamushyiragamo amabuye yabonaga ibintu bikomeye.